Birababaje kandi biteye agahinda mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Rusororo habereye amahano ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yatumwe bamwe barira abandi baratakamba bitabaza Rurema baravuga ati Mana rinda abana bawe. Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 58 y'amavuko yaje gutegerwa mu nzira arakatwa aricwa. Uyu mugabo rero yishwe urupfu rubi cyane, yicwa urupfu rw'agashinyaguro dore ko bamwishe ntacyo bitayeho, barangije banaryama imbere y'umurambo w'uyu mugabo wishwe, kugera ubwo ishami ry'ubugenzacyaha ryahageze haza na polisi. Bano barafatwa bahita bajyanwa gutabwa muri yombi. Bari abagabo batatu bishe uyu musaza uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko witwaga Karori, dore ko ngo yari afite amafaranga angana na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Abagabo rero bamwishe barangije bamuryama impande ndetse banga kugira aho bajya. Bano bagabo bavuze ko impamvu batigeze birukanka ikintu bakoze ni icyanya cyo kubera ko bari barahigiye kumwica, none baramwivuganye, bivuze ngo baruhutse kuko nabavugaga ati no musaza nitumwica noneho natwe nidushake tuzahite twipfira. Aba bombi ko ari batatu ibimenyetso bibagaragaraho kuko babanje kubapima bagira ngo nabasazi babaswe n'ibiyobyabwenge, banywaga ibiyobyabwenge birimo kanyanga n'urumogi. Rero niyo mpamvu bishe uno musaza barangije bakamuryama impande. Bari banyweye urumogi baruhaze, banyweye na kanyanga, dore yuko amakuru bo bitangiye bavuga yuko banywa ibiyobyabwenge. Nago bigize bayisha ishami ry'ubugenzacyaha dore ko banabanje no kujya kubapimisha bagasanga arukoro nyinshi mu mubiri wabo mu byateye kwica uno musaza ari ibiyobyabwenge banyweye byinshi cyane. Bityo rero barangiza bakanaguma impande y'umurambo ntibirukanke. Bamwishe urupfu rubi cyane, bamukase bamutera n'icyuma, birangira umusaza yitabye Imana, barangije bamuryama impande. Abaturage bavugize induru baratabaza, abandi bakomeza biryamiye, habanza kuza inzego za polisi. Inzego za polisi zitazimambika amapingu, hahitaza inzego za RIB, hahita hamagarwa imbangukiragutabara isanga umuntu yapfuye. Ako kanya hahita hamagarwa imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo ihita iza yirukanka. Uyu nguyu yari atarapfa neza, babanza kumujyana ku bitaro bya Masaka. Yapfuye ageze ku bitaro bya Masaka, imodoka ishinzwe gutwara imirambo ihita imukomezanya ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo akorerwe isuzumwa. Ngiye nguko rero nuko nguko byagenze. Aba bagabo bombi kari babiri barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ariko RIB yababajije impamvu bishe uyu mugabo. Bavuga yuko izi miliyoni uyu musaza bari barazikoreye, ariko uwo musaza ntiyazibaha. Barebye uyu musaza wishwe basangana n'ubushobozi bwa miliyoni afite, bityo niyo mpamvu abantu bahise bajya kubavuza bagira ngo nabasazi. Babagejeje kwa muganga basanga babashwe ibiyobyabwenge, ahubwo ibyo bakora ntago babizi. Bamwe mu baturage bavuga yuko ibiyobyabwenge bikunze kunyanyagizwa na bamwe mu bazana ibiyobyabwenge babikuye mu karere ka Nyagatare bakabizana kubigurisha hano, urubyiruko rukabinywa ugasanga barasaze, abandi bagiye kwiba, abandi bagiye gufata abana b'abandi ku ngufu. Bityo abaturage basabwe ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko abantu bagurisha ibiyobyabwenge birimo kanyanga n'urumogi mwa kano kagari no mwuno murenge bahari, ahubwo nuko bihishe. Kandi abaturage ngo basanzwe batanga amakuru nibafatwe bano bacuruza bino biyobyabwenge. Bityo rero ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryatangira gukora iperereza ku bagabo 5 batunzwe agatoki kwa bacuruza ibiyobyabwenge. RIB ivuga yuko izabikurikirana, kandi ikindi bano bacuruza ibiyobyabwenge hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo bazafatwa batabwe muri yombi, bavuge aho babikura ndetse bavuge n'uburyo ki babibona. Bityo rero byatumye ishami ry'ubugenzacyaha RIB ritwara bano bagabo babiri kugeza amagingo ngaba bakatiwe igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano kubera ko icyaha bakoze niba cyicuza. Bavuga ko banabikoze babigambiriye, bemera icyaha ntibanasaba imbabazi, bavuga yuko bo bumvishe baruhutse, bityo nabo bakwipfira. Abaturage bavuze yuko atubundi nk'aba ngaba barashe bagapfa n'ubundi ko ari gusaba igifungo cya n'ubundi bari gusaba kwicwa. Bityo rero RIB ivuga yuko umuntu wakoze icyaha agomba kujyanwa mu mategeko agahanwa, ntabwo ikosa rikosozwa irindi. Bityo rero nimba bisha abantu nabo ntabwo babica, ariko baragenda babagorore. Bityo rero barabakatira igifungo cya burundu ntibazongera kureba hanze. Bityo abaturage bavuze ko bajyane babafunge ntibazongere kugaruka intanga kubera ko n'ubundi batezaga umutekano muke.
si icyo gusa, umukuru w'umudugudu yavuze ko aheruka kubafata bari gusambanya umugore, ariko uwo mugore yari yujuje imyaka y'ubukure. Uyu mugore birangira atabareze, birangira babihoreye ntibabafunga, bityo rero none bakoze ikindi cyaha. Bityo rero umukuru w'umudugudu yavuze ko n'ubundi bari barazengereje abaturage, bityo bajyanwe bafungwa bakatirwa icya burundu ntibazagaruke muri sosiyete nyarwanda. ngaho nguko rero nuko byagenze mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo. nimba ariko bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Nyaboneka turabakunda cyane, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, amakuru nakagaruka.